yamenetse yamenetse aranyoza amindura ayo maraso yamenetse yamenetse aranyoza amindura ayo maraso yamenetse yamenetse aranyoza nawe banihoramo ayo maraso y'umukiza Yesu haleluya yaminduye kumana w'Imana ndayashima ayo maraso y'umukiza Yesu maraso y'umukiza yaminduye kumana w'Imana yewe ayo maraso yaminduye kumana w'Imana oya zayavuga ayo maraso iyo mpamvu ntazaceceka sinzaceceka ndavuga amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe yewe sinzaceceka ndavuga amaraso ya Yesu maraso y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sinzaceceka ndavuga amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sinzaceceka ndavuga amaraso ya Yesu ayo maraso y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sinzaceceka oya ndavuga amaraso ya Yesu ndayabwira abatayazi y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sinzaceceka ndavuga amaraso y'agaciro yavuye mu rubavu rwe haleluya dufite impamvu kabisa izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure nitinya ibyo bibazo ubona biraziritse nimuhumure nitinya izo ngorane ureba ziraziritse nimuhumure nitinya haleluya Mukristo ari mu rugendo yerekeza mu gihugu cyo mu ijuru ngo aragenda ngo agera ahantu ahura n'intare abona intare ngashaka no gusubira inyuma umutima uramubwira ngo subira inyuma ngo ariko aza kwakira amakuru amubwira ko izo ntare ari kubona ziziritse There is Imana icyubahiro haleluya ibyakagombye kudusubiza inyuma akenshi bidusubiza inyuma ariko wabiziritse ibiduca intege muri uru rugendo akenshi biduca intege ariko wabiziritse dusobanukirwe izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure reka dusengere ibibazo dusengere intambara dusengere ibintu biri gutera abantu ubwoba mu nzira tubihambure
Yesu ashimwe cyane. Tuzirikura ibiziritse mu buzima bw'abantu. Birashoboka ko twaba twataramanye gutyo tukanezerwa tukumva Imana, ariko ho wumva hari ibintu biziritse inshuti zawe bikuziritse bitameze neza. Reka dufatikanye gusenga. Mana nyiribihe, Imana ikomeye, Imana itangaje, uri Imana ibyiringiro by'abakwizera, uri Imana umutabazi wacu, uri Imana agakiza kacu, uri Imana imbaraga zacu. Nubwo tunezerewe ariko hari abaziritse, hari abafite ibibaziritse, hari abafite ibibabangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni wowe tubizaniye. Jambo ryarambwira Yeremiya 33 umurongo wa 3 ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ni wowe duhamagaye mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bose baremerewe, nkuko ijambo ritubwira muri Matayo ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe musange ndabaruhura. Niyo duhamagaye kubw'abaremerewe n'ibibazo bitandukanye, abaremerewe n'uburwayi baruhure mu izina rya Yesu Kristo. Hari abaririmbyi bacu bamaze iminsi barwaje, mu izina rya Yesu Kristo turatuye kugira ngo bakire 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 mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikomeye zigaragare ku buzima bwabo. Hari abamaze igihe mu bibazo bitandukanye, ndatuye mu izina rya Yesu Kristo ngo nibakire gusubizwa kuva kuri wowe, nibakire kunesherezwa guturuka mu mbaraga z'umukiza wacu Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Nuka geraho wigi uti Imana ntikiri kumwe nawe. Rambura ukuboko kwawe nka Petero uvuga uti rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera witinya yewe mwana w'umuntu, Imana igitera ibyagiyo bigeze k'umukristo bigutera gukomeza. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana igitera n'abayo ibyagiyo. Haleluya, haleluya, bimutera ibyago ibyagiyo bigeze k'umukristo bimutera. Uko niko kuri Imana, uko niko kuri Imana, uko niko kuri Imana. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, Mana uruwo kwizerwa, kwizerwa, buri munsi ndetse na buri saha, uruwo kwizerwa. Amen.
Imana ibibuke ku gitambo mwayihaye cyo kuyiramya no kuyihimbaza. Imana ibyibuke. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo umunsi umwe Hezekiya ararwara, ndetse Imana imutumaho Yesaya, iramubwira ngo nagende amubwire ngo nategeke iby'urugo rwe kuko igihe cye kigeze. Ngo ariko ngo arahindukira, Hezekiya arahindukira yerekera ivure, ntiyavuga andi maganya, ahubwo yibutsa Imana ibyo yagiye akora. Asubira mu mateka abwira Imana ngo yuke ibyo nagiye nkora ndi imbere yawe. Imana irabyibuka, imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana dukorera, Imana yibuke imirimo yawe, Imana yibuke kwitanga kwawe, Imana yibuke umuhate wawe, Imana yibuke ibyo mwasize kubw'umurimo wayo, ibahe ingororano zikwiriye. Njye sinabona icyo naba, niyo naba mfite byinshi bishobora kutanyura umutima wawe. Habe n'abandi bayobozi bose b'uyu murimo ntacyo babona babaha gihwanye n'ibikorwa cyangwa n'ubwitange bwabo muri uyu murimo, ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ibibuke, yibuka abanyu, yibuka ibyo mukora, yibuka imiryango yanyu, iyihe umugisha, ibarinde indwara, ibarinde ikibi, ibarinde ibyababaza, ibarinde ibyahungabanya imitima ndetse n'ubugingo bwanyu. Imana ibamugisha. Uraza gukora inama